zitandura zirimo ziragenda zizamuka, yaba z'imitima, yaba kugira ibiro byinshi birenze uburebure bw'umuntu. Rero kuba wafata akabenzi ku kigero cyo hejuru, oya ni bitari ikigero cyo hejuru, kurya akabenzi nyine kukarya nk'uko baryize kongera amavuta menshi mu mubiri bishobora kuba ikintu cyakwangiza umubiri, bitewe n'uko turi mu gihe cyo kwirinda indwara zitandura harimo iz'umubyibuho ukabije. Rero kuba wafata akabenzi kaba gakize, kaba gafite amavuta menshi, ibinure byinshi, bikaba ari bimwe mu bishobora gutuma umubiri ugira ibinure byinshi, bikaba byatuma habaho kurwara k'uburwayi bw'umutima, kuzamuka kw'ibiro, kugira ibiro by'umurengera. Rero ku gice kimwe nshobora kumva ko akabenzi gashobora kugira ingaruka zitari nziza, kandi hari uburyo dushobora kubona n'ubundi intungamubiri zituruka mu nyama ariko zidafashe iz'akabenzi, kuko akabenzi none se z'inka zo ntizigira ibinure? Ikigero cy'ibinure kiratandukanye. Tuba dushobora kureba ibifite ibinure bikeya. Ubundi ni nayo mpamvu mu minsi ya none badusaba byibura kurya inyama z'umweru, inyama zidakize ku binure cyane, kugira ngo tubashe kubungabunga. Ni inyama y'umweru, ni inyama y'umutuku, ni inyama bwoko ki? Ni inyama itukura. Njyewe nkurikije literature review, nkakurikije ibibazo biri ku isi bijyanye n'imirire, nkakurikiza n'uburyo abantu barya inyama, birumvikana inyama izo arizo zose ntabwo abantu bose bashobora kuzirya bitewe n'imyemerere, ubumenyi n'ibyo bumva bakuramo. Ariko inyama y'akabenzi nkurikije ukuntu iribwa ku isi, akurikiza n'ibihugu nayibonyemo bayirya, nasanze ahubwo ahantu bateye imbere aribo barya akabenzi. Nasanze mu Bushinwa bari mu bantu hambere barya akabenzi, kandi bo nta nubwo banakarya gusa nk'uko twebwe tukarya, bo bakarya mu buryo bwose, bakarya gatogosheje kameze nk'akari boiled. Urabona boiled ukuntu barya hano boiled y'inka, n'akabenzi bakarya nka boiled mu mazi, bakarya akozamo kagata kazamura n'agasosi kayo, kandi biryoshye. Bakayirya ikaranze, kwa kundi twebwe tujya tuyikaranga, abantu nta bayikaranga ku makarayi. Ahandi hakabera nabonye muri Amerika barya akabenzi kweli, za Australia n'ahandi. Nkibwira ko ariko nanone mbisomye mu bitabo bitandukanye, inyama y'akabenzi ni imwe mu nyama nziza zifite intungamubiri zihagije umubiri umuntu wakenera, cyane cyane ko twabonye ko inyama y'akabenzi ikize kuri vitamine B1 iyo bita thiamine, ikaba ari nk'ikigega gituma umubiri ubasha kubona energy. Ikindi ukuyemo yenda ibinure byinshi akabenzi kafite mu miterere yako, kubera ko inyama y'akabenzi gashobora kugira ibinure byinshi mu buryo, kuko niko umubiri w'akabenzi uteye. Ariko muri ibyo binure harimo n'ibinure byiza, ibyo bita monosaturé, zo bita acide oleique, zituma zenda kubera nk'izaboneka mu nyama y'intama. Inyama y'intama ntabwo mu Rwanda bayikunda cyane, kera bajyaga bavuga ko iribwa n'abatwa. N'akabenzi bakitaga amazina menshi, niryohesha birayi, inyama ivuruguta mu bijumba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi yararyoshye, bahise misaya myiza, kubera ko nkeka ko nabo bamaze kumenya ubwiza bw'akabenzi. Rero birumvikana buri gihe hari abantu bagomba kugira ibyo barya, abandi bakabirya ku kigero gito bitewe n'imiterere yabo. Njyewe nk'abantu mbona bifitiye uturo dukeya, abantu bakora imirimo ivunanye, abantu bakora akazi kenshi, cyane cyane ko n'akabenzi gasigara kororwa neza kurushaho. Ntabwo biri kera kwa kundi bayijyanaga mu bishanga ikajya kwivuruguta mu byondo, ikarya imyanda n'ibisigazwa by'abantu, rimwe na rimwe ikarya n'imisarane. Uyu munsi utubenzi atworora neza kurusha ndetse n'andi matungo. Naje no kubona igira n'isuku kurusha andi matungo, kuko igira aho yituma, ikagira aho irara, batworora neza. Nibyo batworora neza. Ariko ko abantu benshi banga akabenzi bavuga ngo urangwa inyama y'ingurube ngo niyo ndiri y'inzoka. Okay, wenda bashingiraga ku mateka cyangwa ku bazororaga, ase ko yakororwa neza bya kijyambere ubu ngubu, twakizera ko idafite ibibazo. Ngewe ku bwanjye nsanga ahubwo akabenzi gashobora kugira ibibazo bike kurusha izindi nyama. Icya mbere nubwo twakise inyama itukura, akabenzi inyama yayo ntabwo itukura nk'iyinka. Akabenzi kenda kuba inyama, kenda kumera nk'inyama y'umweru,
kuko icya mbere iroroha ibura ifite fibre rero zidakomeye cyane. Ikindi nyine twabonye kuri nutritious ifite intungamubiri nyinshi. Kuba indiri y'indwara niko ibaho mu buryo bw'indwara, utayibeshejeho mu buryo bw'indwara. Kuko akabenzi ni monogastric, kagira igifu kimwe ni nk'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikeneye kurya amafunguro ubundi atunganyijwe, ibiryo bitunganye bifite isuku. Uyu munsi mbona bazigaburira ibiryo by'inganda, ibyinshi biba bigizwe n'ibigori, ibigori biri main, hanyuma bakongeramo yenda ibindi bintu bikeya, soya, iby'ingano, ibisigazwa byabyo. ahari n'ababisigaza mu ngo uyu munsi barabiteka, ntabwo bikinga kera bamenaga hasi, bakamena hasi mu byondo, ugasanga barayigaburira n'imyanda isagutse kuri bo. Icyiza cy'ingurube cyangwa cya kano kabenzi niko ubwako gashobora kwihanganira n'ubwo buzima. Ariko uyu munsi kubera ko kororwa neza bakagaburira ibyo bintu bitunganye byo mu nganda, kari ahantu hari ikiraro cyiza katari umwanda, wagasanga ameze indwara. Ikindi noneho uyu munsi bakavuza imiti myiza, imiti ivura inzoka kimwe n'andi matungo. Amatungo yose ameze nk'aba mu rugo, yaba inka ziri mu rugo, abantu benshi bororera mu kiraro, ihene ni mu kiraro, inkoko ni mu kiraro, ingurube ni mu kiraro. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo ibintu wabyoroye neza, utabiteye amahormone, bitabaye genetically modifié, icyo kintu cyaba gifite intungamubiri nziza kandi wayirinze umwanda. Ingurube bundi ntabwo ikunda umwanda, kubera imyumvire abantu bayibonyemo, bayitunze mu buryo nanone ufite inkomoko hari kera ku gihe cya Nowa cyo kuyibeshaho ngo ry'imyanda yo muri bwa bwato muri ya mpuge, bagumye kuyifata gutyo. Ariko wayigaburiye neza, ntuyigaburire ibintu birimo umwanda, ukayirinda inzoka, ukayibaga, ukayiteka neza, kuko nabonye umunsi banayiteka neza, singa kera bahitaga bashyira ku muriro bagahita bakaranga ku ikarayi. Umunsi barayiteka bagatogosa y'amavuta, bakabanza bakayakamuramo, bakayagabanya, baranayibaga bagakuraho uruhu, burya amavuta menshi abakuruhu. Noneho uruhu ntabwo ruriye. Kera baryaga ibikoco, ibyo bintu bitwaga ibikoco, ibyo byaga bikize kuri ya mavuta. Aho uruhu barukuraho, ukuyeho uruhu usigaranye inyama, nayo barayitogosheje. Ntabwo ibyo mu nda babirya. Ariko njya numva ngo inganda zirabitunganya zikabikoramo. Buriya agahu kamara y'ingurube ni keza cyane, ngo buriya gakorwamo indodo zino badodesha abantu, niba ntibeshye harabona byumvise, ubwo no kubikora ubushakashatsi, ubundi bakagafungamo amasosisi. Noneho rero urumva niba watunganyije ku buryo nta microbe zirimo, nta nzoka zirimo, watetse kabiri, hari ubwa mbere bateka bakuramo amavuta, hari ubwa kabiri bateka kuri finali bajya kugaburira abantu, inzoka nta zirimo. Ku bantu rero bifitiye ikibazo cyo kuba bakeneye zimwe mu ntungamubiri zituruka mu nyama y'akabenzi, abantu bakeneye kongera ibiro, ni inyama nziza. Ubundi ku bijyanye n'intungamubiri mu nyama y'akabenzi byo ntabwo ndi bubigarukeho. Ndabizi ko ifite intungamubiri zose zihagije umuntu ukeneye intungamubiri ashobora kubona, ariko nge impungenge njya ngira ni mu buryo bw'imitegurire, uburyo itegurwa. Wenda tumaze impungenge yuko mu minsi ya none ubu ngubu gategurwa neza, gatunganywa neza, kuko ubundi kagira hari ubwoko bw'inzoka kagira bitewe n'uburyo korowe. Hari yitwa Taenia solium. Taenia solium ni ubwoko bw'inzoka bushobora kuboneka mu kabenzi, mu nyama y'akabenzi, mu gihe yatuye cyangwa se yorowe mu buryo butayiha isuku, kugira ngo ahantu hari umwanda. Yego, yorowe ahantu hari umwanda, yaragaburiwe ibiribwa bitameze neza. Rero aho ngaho niho umuntu aba afite impungenge mu buryo bw'imitegurire, mu buryo bw'imitunganyirize mbere y'uko igera ku meza, ku buryo umuntu yamenya neza niba koko iyo Taenia solium yapfuye itakiri active, ku buryo umuntu ashobora kukarya akabasha kubona za ntungamubiri zikagera mu mubiri, ntagire izindi side effect ashobora gutera. Aho ngaho bagashinja ko kagira inzoka. Se ubundi iyo Taenia tuvuge ko ugize tubyita ibyago, ukaba wenda ukariye ariko katari karorowe neza, gafite iyo Taenia. Iyo Taenia hari ishobora kwicwa n'umuriro, ubundi bimeze biti? Murakoze cyane muganga mu bijyanye n'imirire ari butubwire. Nibyo Taenia solium, Taenia saginata, ariko ubwo solium ni ikunze kwandura nyine akabenzi, ariko burya n'ihene zirwara Taenia.
nta muntu wajyaga abona ihene zihurungura amahurungura arimo utuntu tw'umweru. Teniya ni inzoka ndende ishobora kugera kuri metero 12 kanare. Mu kwitumwa rero n'amatungo igenda icikagurika ntabwo izayose uko yakabaye. Teniya ni inzoka mbi nyine irandura. Akenshi ingurube zayanduraga kubera kujya kurisha mu bisambu. Noneho mu bisambu imbwa zikanyayo kuko imbwa nazo zabaga zariye amatungo, imbeba, utundi dusimba turwara amateni, dushobora kuba tuyifite. Kimwe n'izo hene naho nizo zashobora kuyandura. Teniya rero kimwe n'izindi nzoka akabenzi gashobora kwandura inzoka nk'izo umuntu yanandura, ariko kakiharira ku bwoko bw'amaparasite nk'izo bita trichinosis, izo bita sesericose, n'izo bita toxoplasmose. Ubwoko bw'izi nzoka kimwe n'amateniya ni inzoka itungo rishobora kwandura kimwe n'uko umuntu azandura. Kera impamvu bari baziziho nyine kuba ku ngurube ari inzoka ari indiri y'inzoka nk'uko wabibashije. Kera ingurube za kera zabaga ku gasozi, murazizi kereka abana ba none zabaga ku gasozi zikarisha, bakazishora ahantu mu by'umoteri kugira ngo zijye kurya imyanda, hari bazijyanaga mu misarani I think. Noneho ubundi bakazishora mu bishanga byo ngiyo zikajya kwivuruguta nyine mu isayo, zikarya ibijumba n'ibindi bisigazwa. Nyine ibyo byari umwanda, urumva bazigaburiraga umwanda. Ikintu cyari umwanda n'ubundi aho hantu haba hari umwanda, kandi mu mwanda irandura cyane cyane ko ufite umubiri ushobora guhura n'izo ndwara. Kugira ngo rero zitandura birumvikana zororwa neza, zirwaye baziha imiti. Nta nubwo uyu munsi ngiye mperuka no kubona bene izo nzoka za teniya ariko zorowe nk'uko kera zororwaga zazandura. Uyu munsi hasigara hariho ingurube z'inzungu z'amoko meza, ugasanga hari pietre, harimo amarandras, harimo amarage white. Izo ngurube ziba treated neza, niyo yatangiye kurwara usanga bayivura neza cyane ku buryo itarwara. Nta ngurube ikijya kurisha ku gasozi, n'inka ntizikirisha ku gasozi kereka mu mafamu azwe ingurube. Rero mu gihe haba hari ubwo burwayi, ingurube yatetswe ifite izi nzoka, wayihitetse igashya neza, ziriya nzoka zapfa. Utazihishije ntabwo zapfa, cyane cyane ko teniya ziri mu nzoka zitinda gupfa. Ariko n'inzoka nyinshi na amibe burya ntabwo yapfa gupfa biri aho ngaho kuko ziba ziri no mu makiste. Ariko inzoka urumva niba barimo kuyikuramo n'amavuta ubwabyo baratogusa kugeza hafi kuri degre nk'ijana, bahangiza bakaminina y'amazi bakamena cyangwa se amavuta bagakuramo. Ubundi amavuta yandi bakura mu ngurube nkeka ko yakura mu ruhu. Ubu ni rwo basa nk'abakaranga ku ikarayi rugakamukamo ya mavuta. Ntabwo bakaranga uruhu ngo rusigare amavuta arimo teni y'ubundi ijya mu mara. Yego ishobora no kujya mu nyama, ishobora kujya mu nyama. Ari naho bamwe mu bantu bavuga ati ko warya ingurube warwara igicuri, ariko ibyo bintu ntabwo ari ihame. Nyine teniya n'umuntu yayandura, uyanduye ikakurenga ishobora gutera kimeze nk'igicuri, epilepsy, kubera ko ushobora kugera ku bwonko. Ariko uyu munsi mu iterambere ririho no muri bya bihugu nababwiraga biteye imbere, impamvu barya cyane akabenzi niko processing yako, gutunganya inyama zako n'uburyo karibwa biba birenze rwa rwego rwo kuba gusa bayikase bagahita bateka. Bya bindi abantu baryaga kera inyama bagikata bagahita bateka. Uyu munsi nko mu tubari barayibaga bagakuraho urwo ruhu, bagafata inyama ibyo mu nda ntabwo babiteka, bagatogosa bagakuraho aya mavuta. Mu by'ukuri icyo gihe ibaye semikwi igashyirwa muri firigo. Firigo nayo ubukonje murabizi ko buri mu kintu cyica microbe, niba iri kuri konjerateri kugira ngo zidapfa, ikageza hafi munsi ya 0, urumva yanyamiba nka barafu. Za nzoka zirapfa mu by'ukuri, igakurikizaho kuzasubira ku muriro bari kwitekera umukiriya bari kumukorera ka kabenzi. Uretse kuba wakwandura izo nzoka yenda ku masahane, ku byombo, ku isuku nkenda mu gikoni, sinkeka yuko uyu munsi abantu bakiri kuri rwa rwego rwo kwandura inzoka z'ingurube kubera ko bariye gusa inyama. Kereka ahantu mu byaro yenda bakiri inyuma cyane mu buryo bujyanye n'isuku, aho bakata inyama bagahita bateka ku isuku nkeya, yenda zahuye na bya none byo mu nda. Ariko uyu munsi iri mu bintu nkeka mu nyama zishobora kuzaribwa cyane cyane ko ibenzi zororoka vuba, zikura vuba, niyo tungo ikoresha neza ibyo wayihaye byose. Nuvuga ngo ibyo wayitakajeho isa nk'ibikonsoma byose. Ikindi ngiye ngo nigira isuku kuruta ibindi byinshi. Ibenzi inywera hamwe, karira hamwe, ikituma uruhande rumwe ikarya mu ruhande rumwe. Nakoze visite, nakoze urugendo shuri njya kureba,
nasanze iri mu matungo ashobora kugira isuku ukuyemo yuko imiterere yayo ukuntu ihumurirwa. Niyo mpamvu hari igenda ikubita ikizuru cyayo hasi, irahumurirwa ku buryo ishobora kumva nk'ikintu kiri mu butaka nko muri metero nk'eshanu. Rero niyo mpamvu hari igenda ihunahuna, ariko ubundi nayo nkeka ko itagakunze ibintu birimo umwanda, kubera ko ngo ubundi mu bushakashatsi bagaragaza ko ari amazuru yayo yumva cyane impumuro n'ibiribwa n'abantu. Ni ukuvuga ngo iri muri kimwe muri sanse ziha amahirwe yo kumenya amakuru ku bijyanye na environnement, ku bijyanye n'abantu, ku bijyanye n'izindi ngurube. Buri ishobora guhita imenya akana kayo aho kaba kari kose, n'akana gahita kamenya nyina mu gihe kitarenze amasaha 36 kavutse. Bishatse kuvuga ngo dufite n'ikibazo nanone cy'imyumvire ishaje ya kera yo kuvuga ngo ibenzi ni ingurube, ni inyamaswa y'umwanda, ni itungo ry'umwanda, ni ikintu kiribwa n'abapagani, ni ikintu kibi. Yego mu myemerere amadini nyine bitewe n'imyemerere nabyo kandi bigenda bifite imyumvire itandukanye bitewe nanone n'impamvu. Ubundi ingurube ntabwo hora ari itungo ry'umwanda. Uyu munsi ni mu matungo y'amasima n'abantu hagezweho hanahenze. Bishatse kuvuga ngo rero ishobora kuba inyama nziza yatanga inyama zikenerwa kandi zihaza abantu benshi mu gihe dufite karanse y'ibiribwa runaka, cyane cyane ko dufite mu bihugu by'umwihariko bikiri mu nzira y'amajyambere dufite abantu benshi bagifite imirire mibi, bagifite amaproteine babura, abana bakiri mu mutuku dukeneye kubagaburira amafunguro ahagije. Ariko tutanirengagiza yuko izi ngurube zikorwamo amasosiso, zikorwamo izindi nyama zitandukanye, amajambo n'ibindi zishobora kwifashishwa mu mirire, cyane cyane ku bantu bafite ibiro bikeya. Ku bantu bafite ibiro byinshi bo nta kibazo, barya bashatse bareka no kuzirya bakaziharira abatazi. Mu by'ukuri natangiranye impungenge ariko birangiye ngarukiye muganga. Nari mfite impungenge y'ukuntu itegurwa bigendanye n'ibyo iba yariye, ariko twumvise ko ingurube ifite cyangwa se akabenzi gafite isuku cyangwa se korora mu isuku, kagategura mu isuku, nta zindi ingaruka gashobora kugira ku mubiri w'umuntu. Nanjye ntabwo buriya nta nubwo kangwa nabi, nanjye ndagakunda. Nari nagize impungenge zako. Twakwibutsa n'abantu ko mu gihe wagatetse hejuru ya dogere Celsius zirenze 63, aho ngaho uba wizeye ko niyo haba harimo tenia soya yaba yapfuye, waba rwose uriye indyo imeze neza. Ndumva murimo rero okay, simvuze ngo muri gushishikariza, ariko muri kumara abantu impungenge mubereka ko nta kibazo. Ku kibazo abantu benshi uzasanga tuvanyeho imyemerere, ikindi kibazo abantu bagira ni icyo cy'inzoka. Bavuga inzoka ziba mu kabenzi, izo za tenia nizijya zipfa. Babishingiraga ari uko bagatetse, ariko tubonye ko muri no minsi ya none nyine hari ukuntu kitabwaho. Ntabwo ingurube za none zirwaye izo nzoka, reka ibyo by'inzoka za tenia nkeka ko ari iby'ingurube za kera zororwaga mu buryo bwa gakondo burimo umwanda, burimo kuziha ibintu birimo umwanda. Gusa n'ubundi birumvikana siyanse ikora ubushakashatsi. Uyu munsi hari twegereye ikigo gishinzwe ibijyanye n'imyororere no korora amatungo nka Minagri, ishobora gutanga ubusobanuro buruseho. Ariko twebwe nk'abaganga n'ubundi tuhora dushakisha icyiza mu by'ukuri ukuyemo, uretse ko n'imyemerere nabyo hari abemera ko iby'Imana yaremye byose byemerewe kuribwa mu gihe cyose nta ndwara bifite, mu gihe cyose nta yindi miziro iriho. Tuvuge hari igihe habayeho igihe cyo kubuza abantu kurya n'inkoko, kurya brochette zaturutse ku nka, zaturutse ku ihene, kurya ku kabenzi kubera haba haje ibyorezo. Mu gihe cy'ibyorezo rero birumvikana n'abantu ubwabyo twageze igihe natwe tuzanya kwegerana kubera ko hari icyorezo gituma turi kwanduzanya indwara. Rero njye nemera ko iby'Imana yaremye mu gihe nta burwayi bifite, mu gihe inzego zishinzwe kubirebera ko nta kibazo bifite bibitubwira, nta kibazo cyo kubikoresha mu gihe kandi umubiri wawe ubikeneye. Tuvuge nk'inyama y'akabenzi, mu gihe umubiri wawe ujyanye no kuba wayikenera, ufite ibiro bikeya, ufite ubundi burwayi butuma waratakaje ibiro, ukeneye kubona intungamubiri ziri mu nyama z'akabenzi, wazirya. Ariko tutirengagije ko nyine of course kurya inyama by'umwihariko n'izi nyama z'akabenzi bishobora kugira zimwe mu ngaruka mu gihe uziriye nabi cyangwa ku kigero kirekire kinini ku bwinshi, kuko nyine bya binure
inyama nyine ifite nubwo twabigabanyije hari ibishobora gusigara mu gihe rero uriye ibinure byinshi birumvikana bitera nyine de maladie coronaire zituma ya mitsi ifungana bikaba byatera indwara z'umutima yewe bishobora no gutera indwara z'amakanseri kubera ko akenshi bikomoka ku matungo kubirya ku bwinshi bituma umubiri wawe ushobora kunanirwa kujera bya binure imitsi y'amaraso igafungana ubwoko bw'amasubstance aba arimo imiti myinshi iba yaragiye ikoreshwa ibiribwa runaka byaragiye bikoreshwa ashobora kuba ibyo bita amasubstance histamine ashobora gutuma umubiri wawe provoka amakanseri mu gihe uri kubirya ku kigero gikabije.